aka kanya nta kindi kinzanye nje kuvuga ku ndirimbo irimo iratrendinga hirya no hino kuri social media zigiye zitandukanye. Aha ni kuri Facebook, TikTok, Instagram ndetse na YouTube ndetse no kuri Spotify naho indirimbo irayoboye. Iyi nta yindi ni indirimbo yitwa Pilé, niyo umuhanzi witwa Pouvais Djo. Ibaze nawe kuko indirimbo umwaka ugashira wose gusa ikabasha kuba yatrendinga mu wundi mwaka ukurikiye. Iyi ni challenge ubwo yakifatiyemo. Sasa yirebe neza witonze wumva injyana ifite. Icyo benshi tutazi ko uyu muhanzi aturuka muri Afrika, muri Democratic of Congo, gusa yakuriye mu gihugu cy'Ubufaransa. Ni indirimbo imara iminota 2 amasegonda 36. Iyi ndirimbo iri mu buryo bwa Afrobeat. Izina ryayo nkuko tubizi neza ni Pilé. Gusa mbere na mbere reka dusobanukirwe iri jambo icyo rivuze. Okay, reka turivuga uku nguku. Ijambo Pilé ni ukwishimira intsinzi nyuma y'ibigeragezo. Hari irindi jambo ryiganje mu indirimbo rivuga inshuro nyinshi cyane. Iri jambo ni impuré, aho rimba ati impuré impuré. Iri jambo riravuga riti amafaranga yirundanyije. Niba warakurikiranye indirimbo neza, hari ahantu avuga aya magambo: we sont passés ce qui nous disait d'y la caisse. Aha abasa n'ubaza abamubuzaga amahirwe cyangwa se abamusuzuguraga aho bageze. Aha mu indirimbo aragaragaza ko yageze ku ntsinzi kandi ibintu byamugendekeye neza. Michael Jackson iri ni izina twumva mu indirimbo riririmbwamo. Gusa ahangaha icyo abashaka kugaragaza ni ukugira aho uva kugera naho ugera, ndetse kugera naho bicyamamare nka Michael Jackson. Ngibi ibintu nyamukuru iyi ndirimbo ishingiyeho: icya mbere, kwizana no kudacika intege, gutsinda abashidikanya ku bushobozi bwawe, kwishimira amafaranga ndetse n'intsinzi wagezeho, kugarukana intsinzi nyuma y'ibihe bibi wanyuzemo. Kanda subscribe.